mu gihe mu Rwanda hari kubera irushanwa ry'isi ry'amagare. U Rwanda kandi rukaba ari nacyo gihugu cya mbere muri Afurika cyakiriye iri rushanwa. Hari kugenda hafatwa amafoto agiye atangaje. Ubona ifoto ukavuga ngo iyi foto igisobanuro cyayo ntabwo gisanzwe. Abo bantu uri kubona mu ifoto uko ari babiri bose batunzwe n'igare. Tutitaye ku mafaranga igare rimwe rigura cyangwa irindi, tutitaye ku mafaranga umwe yinjiza cyangwa se undi yinjiza, abo bantu bose uri kubona mu ifoto batunzwe n'igare. Aha niho ubuzima bubera igitangaza. U Rwanda rero nyine nibyo nakubwiraga, nicyo gihugu cya mbere cyo muri Afurika cyakiriye iri rushanwa ry'amagare ku rwego rw'isi. Rikaba zarangira ku munsi wo ku cyumweru, ni ukuvuga itariki 28 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka nibwo rizaba riri gusoza hano mu Rwanda. Igare n'ubuzima niyo hashtag abantu benshi bari gukoresha. Hanyuma rero uramutse ushaka gukorana natwe, ushaka kohereza ibintu hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ahariho hose ku isi, waduhamagara cyangwa twandikira kuri 0793386951, ubundi tugakorana neza cyane. Dukorana na DHL hagati y'iminsi 3 cyangwa 4 y'akazi. Ibintu wohereje bivuye hano mu Rwanda bijya hariho hose ku isi biba byagezeyo. Ikaze. Amazina yanjye nitwa Merox. Mu gihe mu Rwanda hari kubera irushanwa ry'isi ry'amagare, u Rwanda kandi rukaba ari nacyo gihugu cya mbere muri Afurika cyakiriye iri rushanwa. Hari kugenda hafatwa amafoto agiye atangaje. Ubona ifoto ukavuga ngo iyi foto igisobanuro cyayo ntabwo gisanzwe. Abo bantu uri kubona mu ifoto uko ari babiri bose batunzwe n'igare. Tutitaye ku mafaranga igare rimwe rigura cyangwa irindi, tutitaye ku mafaranga umwe yinjiza cyangwa se undi yinjiza, abo bantu bose uri kubona mu ifoto batunzwe n'igare. Aha niho ubuzima bubera igitangaza. U Rwanda rero nyine nibyo nakubwiraga, nicyo gihugu cya mbere cyo muri Afurika cyakiriye iri rushanwa ry'amagare ku rwego rw'isi. Rikaba zarangira ku munsi wo ku cyumweru, ni ukuvuga itariki 28 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka nibwo rizaba riri gusoza hano mu Rwanda. Igare n'ubuzima niyo hashtag abantu benshi bari gukoresha. Hanyuma rero uramutse ushaka gukorana natwe, ushaka kohereza ibintu hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ahariho hose ku isi, waduhamagara cyangwa twandikira kuri 0793386951, ubundi tugakorana neza cyane. Dukorana na DHL hagati y'iminsi 3 cyangwa 4 y'akazi. Ibintu wohereje bivuye hano mu Rwanda bijya hariho hose ku isi biba byagezeyo. Ikaze. Amazina yanjye nitwa Merox.